ni message ngira ngo yumve. Ndashaka kubwira abanyarwanda bose, ngira abarundi, abakongomani mu kinyarwanda, abatanzania mu kinyarwanda, abaganda mu kinyarwanda, umuntu ushobora kumva ikinyarwanda ku isi yose aho uri, ushobora kumva ikinyarwanda, tugiye kuguha message ivuga ngo senga kugira ngo Imana yigarure. Uyu munsi ndakubohora, urinjira mu gihe cyawe. Uyu munsi ndakubohora. Ijambo rivuga ngo nushaka ko tujyana uze tujyane, nutabishaka ubyihorere. Abemera ko tujyana nimuhaguruke tujyane. Nimwizere Imana yamanutse. Vopekete seforia meni yazande kita rasiki drebe foria wa. Emera tujyane, emera tujyane. Dore byakingutse. Emera tujyane, emera tujyane. Umva ijambo ry'Uwiteka. Umva ijambo ry'Uwiteka rivuye mu kanwa k'Uwiteka rigaca mu mukozi w'Imana Pastor Eric. Kabyara impande n'impande, ariko gukora mariage ukazana umugore mu rugo. Uyu mugabo Musa, baza mu miryango yanyu hari umugabo Musa, uze uzabaze ntabwo akiri. Amahoro y'Imana bakurikira Hebron TV, Imana bamugisha mu izina rya Yesu. Cyoro cy'Uwiteka kibe kuri mwe, imbaraga z'Imana zibatwikire, amahoro y'Imana abe kuri mwebwe mu izina rya Kristo Nazareti, amen. Mumemeze mutahana muherereye, muguwe neza bingana iki? Yesu abarinze gute? Yesu abanye namwe mu buryo bumeze gute? Imana bamugisha mu izina rya Yesu. Nitwa Pastor Eric, ndi umukozi w'Imana muzi kuri Hebron TV, muri Blessing Church. Ndi umupasiteri, ndi umushumba muri iryo torero. Murabibona ndakuze. Ndi umujene sasa, umujene kabwe, ariko biriho biraza. Umuntu aba agomba no kwiha amahoro meza akihakeye. Ndi kumwe na Christian, kumwe na Rodrigue hano. Imana bamugisha cyane, ni abahungu beza. Imana bakomereza amaboko, Imana banezeze mu izina rya Yesu. Ndabakunda cyane. Mumeze muterera ahantu muri kwisi yose, abadukurikira, abakoze subscribe, abaduha comment, abadusengera, abadukunda. Hari ukuntu nyine umuntu ariko muntandukanyirize like na love bitandukaniye. Like si ugukunda se, no kwishimira. So hari abantu batolikinga ariko batatulavinga. Okay. Ariko hari abantu bashobora gukoresha like mu gukunda cyane uko batabisobanukiwe. Okay. Kwishimira zabimenya. So Imana bamugisha cyane. Hari abantu batulayikinga, batwishimira ariko batadukunda. Noneho reka nabo tubashimire. Dushimire abantu batulayikinga, dushimire n'abantu batulavinga, bari mu rukundo hamwe natwe. Bari mu rukundo, bantu muri mu rukundo, bantu muri mu rukundo hamwe natwe, mu rukundo rwacu, mu rukundo badukunda. You are love, niko bavuga, with us. Niko bavuga hano. We love. In love with us. Ntuzi ko nta conjugates. Agarimo gukonjiga. Erega mba ndimo kwigira, erega ndi umusaza. Sinozi nizi Icyongereza nshaje. In love with us. Urukundo natwe. Ese mvuze ngo you love with me. Hago bibaho. Ibibaho ni you are. Ariko numva ndakonjize. Iyo mpamvu nyine nanjye kubyitiranya n'ibintu. Anyway, ururimi nyine niko bigenda. Urabizi hari abantu bansetse. Ejo bundi hari umuntu wavuze ngo, hari umuntu wakanyumiye muri kanisanzwe. Ejo bundi hari umuntu wavuze ngo
hano mukana k'agakobwa nabonye baragaseka ariko byakazamuye ukavuza icyongereza nabi. Ubu nabibonye ngiye kujya mvuga amagambo nabi, nabonye aribyo biri kuzamura abantu. Nabuze ndeba uwitwa ngiye kujya mbivuga nabi, nta mpamvu yo kwigora. Ariko barabongereza ntabwo ari kimwe n'abafaransa. Abafaransa baravuna cyane iyo udashyizemo amakisa ngo pronounce neza. Abafaransa buriya baragora abantu muvuga igifaransa mu mbabarire, ariko murabizi ko muniyemera abantu bavuga igifaransa utashyizemo amakisa aigu, amakisa grave, amakisa circonflexe, donc na twa turi twose mugenda mushyiraho. Ntabwo nshobora kuvuga ngo peut-être, kuvuga ngo peut-être, ubwo nibwo mvuze igifaransa neza. Pupitre, harya ubwo mvuze pupitre ntabwo byaba ari sawa. Karagaciye, hari umukobwa ejo numva ava kuri perezida wa repubulika, sinzi ibintu yavuze avuga kuri abakobwa bagiye mu bintu bitari byo. Ntabwo mwakabonye mu basore, mwego nanjye mukurikira social media, aravuga ngo agiye kuvuga his excellence, sinzi ukuntu yabivuze mwarakabonye ariko byamuzamuye. Agiye kuvuga ngo his excellence, sinzi ukuntu yabivuze. Ubu nanjye ngiye kujya mvuga ibintu nabi, wenda ndebe ko naba promoted, ndebe ko nazamuka nkaba famous. Ni nk'ijambo ryitwa subscribe, imyaka ryamfashe. Subscribe naricaye ndabyiga ndabizi kugira ngo iryo jambo nzashobore kurivuga, ariko ubu narabimenye nyine kubivuga nabi ntabwo byashobokera. Karagaciyemo nababwiye ko iyo ari famiye, Imana ibamugisha. Abakozi b'Imana baba bagenda bankosoramo gake gake, Imana ibagirire neza cyane. Karagaciyemo rero nabonye Imana izamurira aho ishatse, ishobora kuzamurira mu ikosa, hari n'umuntu izamurira mu bintu nyine. Nk'umukobwa nigeze kubona murabona mu gihe hari muri covid, wa mukobwa witwa Kavatiri yateye intambwe imeze nk'iya Nyamuryabana. Uyu munsi yarazamutse yambaye imyenda y'imyeru, inkweto y'umweru n'agasakoshi. Bambwiye ngo tambuka, atera intambwe imeze nk'iya Nyamuryabana. Biramuzamuka Imana, kandi yaravuga ngo nzakuzamura mu byumba by'amasengesho. Abantu hari Imana tubwira izatuzamura mu byumba by'amasengesho cyangwa mu masengero cyangwa mu gukorera Imana. No, inzira z'Imana ziruta imyenge ya supanet. Aho wibwira ko Imana igiye guca, ntabwo ariho Imana igiye kunyura. Karagaciye tujye kuganira ijambo ry'Imana. Nandi gushimira abantu basubscribinze, abaturayikinze, abadukomentinze, barya bana bagize gute, n'abatu loving, n'abantu badukunda, mukomeje kudukunda. Imana ibamugisha mu izina rya Yesu. Ariko hari n'abareba bakicecekera, kareba gute nyine akicecekera. Hari abari abapolitisiye, hari abana badakunda no kuvuga, hari igihe nyine ko bene abo nabo baba bakwiriye, tuba tubakeneye. Hari abakora utuzi tutabemerera ku hari igihe ariko umuntu aba yitereye gusa tusemproma akaba ateye. Imana ibamugisha rero, turabakunda mwese, Imana bagire neza, amen. Twari tuganiriyeho gatoya, reka tugaruke tugiye kuganira ijambo gusa rimwe ritoya rito, ni message ngira ngo yumve. Ndashaka kubwira abanyarwanda bose, umuntu wese umva ururimi rw'ikinyarwanda, ubutanze ashaka umwinterpreta cyangwa umuntu usobanura adufashe. Ubu ni intego yo kujya mvuga ibintu nabi, nujya mvuze nabi, hanyuma ndebe ko nanjye Imana yabicamo. Ariko karagaciye, tuzashaka umuntu ushobora gusobanura iki gihe tutari twamushaka. Mbwira abanyarwanda, mbwira abarundi, bakongomani mu Kinyarwanda, abatanzania mu Kinyarwanda, abagande mu Kinyarwanda, umuntu ushobora kumva ikinyarwanda ku isi yose aho uri, ushobora kumva ikinyarwanda. Tugiye kuganira, tugiye kuguha message ivuga ngo senga kugira ngo Imana yigarure. Senga kugira ngo Imana yigarure. Buri muntu wese aho ari aze gufata akanya gato senga, abwira Imana ngo mwami igarure. Abwira Imana ngo igarure, ongera wigarure. Numara kwigarura, ubumana bwawe buraza kuganza. Numara kwigarura, imbaraga z'Imana zirakora. Numara kwigarura, icyubahiro cy'Uwiteka kirakora. Numara kwigarura, ubuzima turaza kubona. Tugiye gusenga Imana, tubwira Imana ngo mwami igarure. Ngiyi message uyu munsi, ubwira Imana ngo igarure. Yigarura ku biki? Yigarura ku bintu bikomeye, yigarura ku bintu bimwe na bimwe wenda biteye ubwoba, ubundi byaduhitana, ubundi bibise bituremereye, amarira se. Imana ikigarura ikabigabanya.
ikigarura. Iyo dusenze ngo Imana yigarure dukora ibintu bitatu. Ijambo rya mbere turasenga nyine, ijambo rya kabiri tukayizera, ijambo rya gatatu tukihana. Ijambo rya mbere turasenga, ijambo rya kabiri tukayizera, ijambo rya gatatu tukihana. Ibyo bintu bitatu iyo bikoze Imana yigarura. Iyo uciye bugufi ukarambya imbere y'Uwiteka, Imana yigarura ku byago, Imana yigarura ku makuba, Imana yigarura ku bigeragezo, Imana yigarura, irakwegera cyane ikigarura. Wari uzi ko Imana ijya yigira hirya? Hari ukuntu Imana ijya yigira hirya. Yaravuze ngo mbaye nkuretseho akanya gato, mbaye nkuretseho akanya gato, ariko ningaruka nzakugarukanaho imbaraga nyinshi, nzakugarukanaho ubuzima bwose, nzakugarukanaho imbaraga zose, nzakugarukanaho icyubahiro cyose, nzakugarukanaho imbaraga nyinshi. Ngira ngo hari nk'awa mugani waca mu Gifaransa ngo il faut reculer pour mieux sauter. Ni ngombwa gusubira inyuma nyine ugatenda ngo usubira inyuma urasimbuka ukagera kure. Iri jambo uyu mugani cyangwa iri jambo Imana yarikoresheje ku nyanja itukura mu gice cya 13 na 14 kuva. Imana ibwira Abisirayeli ababwira ngo nimusubire inyuma gatoya, babwira ngo musatire inyanja, musatire hakurya mugiye kwambuka ku nkombe, musubire inyuma gato mwegere abanyegiputa. Il faut reculer pour mieux sauter. Hari igihe Imana yemera ko ucogozwa ukasa n'utsinzwemo gato, ariko wagaruka ukagarukana imbaraga nyinshi, wagaruka ukagarukana imbaraga nyinshi zikomeye cyane. Ni kwa kundi rero tujya tuvuga ngo Imana iratungurana, kwa kundi tuvuga ngo hari ukuntu Imana itungurana. So tugarutse rero ndashaka mvuga iri jambo, Imana yigarura. Hari igihe iba yihisha akanya gato. Yesu yigeze gusenga isengesho ariko umusaraba aravuga ngo eri eri lama sabakitani, aravuga ngo Mana niki kikundekesheje. Imana yari ibaye irebye hirya akanya gatoya kugira ngo Yesu abanze arwane n'ibyo bintu, kugira ngo Yesu abanze arwane n'ibyo bintu. Turaza kwifashisha ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya 38. Yesaya 38 uze gufata Bibiliya yawe usome, nge ndavuga inkuru gusa, ndaza kuvuga inkuru mpereye ku murongo wa mbere, ariko wowe uze gufata Bibiliya yawe usome igice cya 38 kuko ibyo ngiye kuvuga byose hano birimo. Amen. Usenge nzanye inkuru cyangwa nzanye ibi senga Imana, kuko Imana irashaka kwigarura ku Banyarwanda, Imana irashaka kwigarura ku Barundi, Imana irashaka kwigarura ku Bagande, Imana irashaka kwigarura ku Bazungu, Imana irashaka kwigarura ku muntu yaremye, ku kiremwa muntu yaremye. Ariko biragusaba izi ntambwe eshatu: senga, cya kabiri wizere, cya gatatu wihane. Imana irigarura kuko hari ibintu bigushinyikiye, hari ibintu bigusatiriye, hari ibintu byakwegereye, hari ibintu byabanye nawe, hari ibintu ushaka kuguhitana, hari ibintu ushaka kuguhondagura, hari ibintu ushaka kukuzonga, hari ibintu ushaka kukunyeganyeza. Senga, Imana yigarura. Bibiliya ivuze ku murongo wa mbere ngo igice cya 38 Yesaya, muri iyo minsi Hezekiya ararwara yenda gupfa. Ko birivuga muri iyo minsi Hezekiya ararwara, araterwa, yenda gupfa. Bibiliya iravuze ngo Hezekiya yari umwami. Hezekiya yari umwami wa Isiraheli. Wenda ntabwo nza kujya mu mateka ngo mvuga abami bayoboye Isiraheli, ariko ari mu bami bubashye Uwiteka, bakora ibishimwa n'Uwiteka. Iyo Imana ajya gushima umuntu wakoze neza, iravuga ngo ashimwa. Donc akora ibishimwa n'Uwiteka nk'uko Dawidi yabikoze na sekuruza Dawidi. Bibiliya rero iravuze ngo muri iyo minsi Hezekiya wari umwami ararwara. Kuki bavuze ngo muri iyo minsi? Hezekiya ibintu yari yabanje gukora. Ubwa mbere yari yasimbuye se witwa Ahazi. Ahazi yasuzuguye Imana, arayandagaza, yandagaza abakozi b'Imana, arabasuzugura. Imana irarakara, agira icyifuzo. Hezekiya yari umuhungu, agira icyifuzo, aravuga ngo mwami, ngewe numye kuba ku ngoma nkasimbura nka data, nzagarura icyubahiro cyawe, nagarura izina ryawe, abakozi bawe bakongera bakagira ijambo, inzu yawe yakongera ikagendererwa. Kubera ko isi yafashe urusengero ararukinga, afata ngo n'icyapa cya zahabu cyabaga ku muryango arakimanura, afata ibintu byera bijyaniwe, afata ibintu byinshi, afata abahanuzi n'abatambyi arabanyanyagira, avuga ngo nimugende ntacyo mumaze, muri abanyamitwe gusa nta kintu mumaze.
bityo urusengero ruhinduka umusaka kandi ruhari. Bibiliya iravuga ngo abisirayeli bari ahantu hasengera Imana, bituma bahitamo ngo kujya gusengera ku kanunga, aho Mose rero acuza inzoka mu butayu ngo abisirayeli bajyayo, noneho bakabwira Imana ngo wowe waciye muri iki gishushanyo ugakiza aba bantu, ugakiza abisirayeli ba sogokuruza, ukabakiza inzoka, bakabakiza ubusabwe bw'inzoka zabaririye mu butayu, aba ari kubigenza udukize udutabare. Ariko babikora iminsi, Imana ntiyabasubiza kuko yari icecetse. Hanyuma bigezeho barahindura, batangira gusenga iki kigirwamana, bakajya bagipfukama imbere. Hezekiya bibonye aravuga ngo ntabwo ari Imana yo gusengwa. Imana irakara iri mu ijuru, arabyumva ko Imana yarakaye, aravuga ngo ngewe ushyize ku ngoma, ngewe nazagarura icyubahiro. Hezekiya Imana iramwumva, isi arapfa. Isi Imana ntiyatumye asaza, yahise imuvana mu nzira. Ku myaka 25 Hezekiya yima ingoma. Kuri iryo joro yimyeho ingoma yakoze ibintu bitatu. Ijambo rya mbere, yarazamukanye inyundo nijoro ajya kuri ka kanunga hejuru, afata ya nzoka arayimenagura, ayikubita hasi. Ndashaka nkwibutsa ijambo, ibintu wakoze mwibanga abantu batamenya ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro, ibyo ngibyo Imana igiye kubigarukaho, igiye kubikwibukira, igiye kubigusubiriza. Reka mbwira umuntu unyumva kapisiri drabewa, kambwira umunyarwanda unyumva, kambwira umuntu wumva ururimi mvuga unyumva neza. Umurimo wose werekeje amaboko ukorana umwete cyane cyane uw'Imana, umuntu agakora nubwo kaba ari gato kita gato, uzajya uvuga ngo Uwiteka ahabwe icyubahiro. Ni ukugira ngo izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru, ni ukugira ngo Imana y'amahoro ishyirwe hejuru, ni ukugira ngo imbaraga z'Imana zishyirwe hejuru. Ngewe ntacyo ndicyo, uce bugufi kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Mu minsi iri imbere icyo kintu ukoze kizagutabara, icyo kintu ukoze kizagukiza, icyo kintu ukoze Imana izakingura umuryango kubw'icyo. Arazamuka nijoro amenagura ya nzoka, arayimenagura. Ijambo rya kabiri, iryo joro aragenda yinjira iwabo, akurayo ya zahabu navugaga yabaga ku muryango w'urusengero, ayomeka ku rusengero, afata bya bindi byerejwe Uwiteka abigarura mu rusengero. Ndafashijwe. Hanyuma bugiye guca ngo atanga itegeko aravuga ngo buri muturage wese ngo atange uko ashoboye, atange ituro uko ashoboye, azane ibyo ashoboye, ngo bakore ibirundo ku rusengero, ngo bagaburire abantu b'Imana, abatambyi, abahanuzi, abantu bose babagiraga umurimo mu nzu y'Imana, ngo bakora ibirundo, ngo bagira ibirundo 7. Ariko abaturage mu gitondo ngo barazamuka, ngo baravuga ngo none ya nzoka ninde wayimenaguye, ninde wamenaguye ya nzoka? Ngo baramushaka baramubura. Ariko baravuga ngo kubera ko Hezekiya watanze itangazo, wasanga rero wayimenya. Aravuga ngo kira n'ikigirwamana kuko kitakwivugira, mureke tuyoboke Imana. Ubwo gusengera twari twarahabuze, none habonetse, mureke tuyoboke Imana. Reka mbabwire, uwo munsi Imana irongera irubaho, uwo munsi Imana ibyandika ahantu, uwo munsi Imana ikomeza amaboko ya Hezekiya, uwo munsi Imana igira ikirema. Hanyuma abwira abaturage bose, arabwira ngo nimuzane buri muturage wese azane uko ashoboye, ngo kandi ntihagire umuturage usigara. Bibiliya ivuga ngo abaturage bose barabizana, ngo bakora ibirundo 7. Bibiliya ivuga gute rero? Irivuga ngo abatambyi n'abahanuzi baraza bararya, ngo bamara iminsi 7 barya. Ku munsi wa 7 baruzuzwa, ngo buzuye umwuka wera. Haba igitaramo kidasanzwe, haba igitaramo gihambaye, haba igitaramo. Nihagira umuntu wambara ku bwawe, nihagira umuntu uva kwa muganga ku bwawe, nihagira umuntu wishyura inzu ku bwawe, nihagira umuntu usinzira ku bwawe, nihagira umwana ujya ku ishuri ku bwawe, nihagira imfubyi irya ku bwawe, nihagira umupfakazi wambara igitenge ku bwawe, nihagira umuntu wagowe ushobora kubaho agasinzira ku bwawe, nihagira umuntu uva ku muhanda ku bwawe, nihagira umuntu urarariye ku bwawe, ndakumenyesha ko hari igitaramo kizaba, ndakumenyesha ko hari igitaramo kizaba. Ibyo bintu ntabwo bizapfa. Niba hari umuntu wariye ku bwawe, niba hari umuntu wambaye ku bwawe, niba hari umuntu wagiye ku ishuri ku bwawe, akaba afite diplome ku bwawe, akamenya gusoma ku bwawe, akarara mu nzu ku bwawe, akishyura landlord ku bwawe, akutisa beni adrabe nizala oni kondiskize drebe voria kode, akagiye kunajya abaho ku bwawe, agashobora kwambara imyenda ufuze ku bwawe. Hari igitaramo utazi, hari igitaramo kiri kukuvuga, hari abantu bariho bakuvuga, hari imbaraga zizakuvuganira, hari abantu bariho bakuvuga ahantu wowe utazi. Ribina koti kandoza idrone. Ibyo bintu bikora ku mutima w'Imana, ibyo bintu binezeza Imana, ibyo bintu bituma Imana yishima, ibyo bintu bituma Imana inezerwa, ibyo bintu bituma Imana yishimira Hezekiya. Ku munsi wa 7 haba igitaramo, baranezerwa bavuga ngo nimutuzanire umwana, turamushaka. Bose bari mu mwuka, umutima amaze kujya hamwe, bumva banezerewe, kuko bwa mbere bari batarabyumva neza, bavuga ngo no, ntabwo byakunda, ntabwo byavamo. Bibiliya ivuga ngo Hezekiya agihinguka, bose bahagurukira rimwe, bose baramubwira ngo mvuko Uwiteka avuze, ingoma yawe izakomera. Ijambo rya kabiri, uzingera utsindwa. Ijambo rya gatatu, Imana iguhaye imyaka yo kurama, uzarama kandi uzaba amahoro. Uwiteka azabana nawe, umwiringire, aza mu ruhande rwawe, umwiringire, akwemere kuzaba Imana ishobora byose. Reka mbwira uyu muntu ufite isezerano, niba ufite isezerano
Imana wihangane, ibyo yavuze byose bizasohora. Niba ufite isezerano ry'uko Imana iri kumwe nawe, ndakumenyesha ko ari cyo gihe. Bibiliya iravuga ngo Hezekiya yakira iryo sezerano, yakira iryo sezerano. Amen. Yakira iryo sezerano. Yakira iryo sezerano. Ararigenda aba amahoro. Imana imuha ituze, Imana imurwanirira umugabo witwa Sanekere, biramutsinda ngo muri iyo minsi ari amahoro. Rero Bibiliya iravuga ngo ibyago byitwa indwara biraza. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa data ni bo gusa hasendereye amahoro. Umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi, niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Izi ni intoki eshanu, murabona zireshya? This is 5 fingers. Izi ni intoki eshanu, ntabwo zireshya. Nuko iminsi y'isi imeze. Uyu munsi bishobora kukubera neza. Nizi nitwa kimwe n'abantu batazi amazina y'izi ntoki. Meme mukuru wa meme musumba zose nuko bitari ko nyamufi nyirazo. Ntabyo ntabwo mwabyo mwari muzi namwe. Izi ni ku isi te, isi dore imeze gute? Isi imeze nk'imisozi, nuko imeze. Niyo mpamvu narindiriye iyo ndirimbo ivuga ngo nta mahoro yuzuye. Ntimwibwire ngo n'ukuri muri Amerika ibyago byaza. Ntimwibwire ngo n'ukuri muri Canada ibyago byaza. Ntimwibwire ngo n'ukuri muri Sweden ibyago byaza. Ntimwibwire ngo n'ukuri mu Bwongereza aho waba uri hose, waba mu Rwanda waba ibyago byaza. Ibyago byateye umwami arinzwe, ameze neza. Biriya bivuga ngo ibyago byitwa indwara biratera. Senga Imana yigarure, senga Imana yigarure, kuko ibyago bihora bikomanga nk'uko intoki zimeze. Ushobora kuba uri aha ngaha ubuzima bumeze neza, ukwibwira ko rukomeze, ejo kurira hano ukajya, wagera hano hejuru rwagasongera ukumva wagezeyo, ariko ntabwo zigarukira aha, wamanuka, wakongera ukamanuka, kandi aha ni harehare, ushobora kugwayo burundu. Uko waba umeze kose ibyago byakomanga, senga n'ukumuka yambwiye ngo Imana yigarure. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo muri iyo minsi Hezekiya araterwa, muri iyo minsi Hezekiya ararwara, muri iyo minsi Hezekiya ararwara. Biravuga ngo yenda gupfa, yenda gupfa burundu, yenda gupfa, ararwara. Abantu bose barabona ko yarwaye. Bamwe baravuga ngo yararwaye kanseri, ko yararwaye ikibyimba ngo mu kwaha, niko komantere zivuga, ngo haratoboka ku buryo umuntu yashobora kureba mo imbere. Urumva nta cyizere afite cyo kubaho. Hari igihe uterwa n'ibyago, ugaterwa n'amakuba n'ibyago. Senga wa munyarwanda, senga wa muntu wageze aho ugera. Uyu mugabo yatewe n'ibyago yenda gupfa adafite amafaranga kuri konte. Uyu mugabo ugiye kumbwira ko atari afite inshuti se? Ariko biravuga ngo ntizagira icyo zimumarira, ahubwo yenda gupfa. Ngo hashize iminsi n'akizere afite karashira. Bibiliya iravuga ngo Hezekiya agiye kumva yumva umuntu arakomanga, ngo bamubwiye ngo ni Yesaya umuhanuzi. Avuga ngo ari umuhanuzi, reka ntege ikimuvamo. Aramubwira ngo ikintu cyari kinzanye mutware, nje kukubwira ngo raga ibyawe kuko iyi ndwara utazayikira. Nuko Imana ivuze. Imana irambwiye ngo raga ibyawe kuko iyi ndwara ntabwo uzayikira. Yesaya ari mu bahanuzi bakuru, ni wa mbere nk'umuhanuzi mukuru Abisiraheli bemera. Aramubwira ngo sintinda nazanye message kandi urwo rupfu ntiruvaho. Bibiliya iravuga ngo Hezekiya arabyumva ariheba cyane. Ngo Yesaya nawe yisubirira iwe ategereje ko bazamubikira yuko
Hezekiya agiye kuzapfa. Umva uko birivuga rero, iravuga ngo Hezekiya yakoze ibintu bitatu. Yakoze ibintu bitatu. Ijambo rya mbere, Hezekiya yimuye ikiryamo nubwo yari arwaye. Aravuga ngo ni mu nterure, umuntu wari urwaye atyo, ni mu nterure mvana rindyamye mu njyana ahandi. Bibiliya ihita ngo ni ivure. Ivure mu kinyarwanda ni ahantu abagore baryama, ariko mu buryo bw'amasengesho ni ku karago, ni mu cyumba cy'amasengesho. Umugabo ava ku buriri bw'umwami, umugabo ava ku buriri bwa yari aryamyeho, aravuga ngo ni mu njyane mu cyumba cy'amasengesho. Aragenda arapfukama, bivuga ngo arasenga. Ijambo rya kabiri avuga ngo ararira cyane, ararira cyane. Ijambo rya gatatu ngo yibutse imirimo Imana. Bivuga ngo Hezekiya abwira Imana ngo Mana, ni ukuri wari urambwiye ko nzarama, niba ariko wabitegetse ariko nta kibazo ndabyakiriye, ariko ngo ararira cyane. Ijambo rya gatatu yibutse Imana ibikorwa yari afite azayikorera. Abwira Imana ngo uranyishe ntabwo nzongera kumva baririmba, uranyishe nari mfite imishinga yo kuzakora ibi n'ibi, utumye mpfa kandi mfite gahunda yo kuzakora ibi n'ibi, utumye mpfa kugira ngo ibintu bigende gutya. Imana ngo aribwira ngo twabanye neza, aribwira ngo nzi ko imbabazi zawe ziruta ibyaha nakoze, aribwira ngo nzi ko utegeka urupfu. Yego Yesaya yahanuye kandi niwe wamutumye, niwe wamubwiye, mbizi neza ko atajya avangirwa, ariko uremeye ndapfuye, uremeye mpfe nari mfite imishinga yo kuzagaburira abapfakazi, uremeye mpfe n'imishinga y'imfubyi nari mfite, uremeye mpfe n'ukuntu nari kuzubaka urusengero, uremeye mpfe n'ukuntu nari ngifasha abakozi b'Imana neza n'abasezeranije, uremeye mpfe nari mfite gahunda yo guteza igihugu imbere, uremeye mpfe. Ntabwo nzongera kuba mu gitaramo cy'abera. Ibintu byose yavuze byari bihesha Imana icyubahiro. Umva uko birivuga, iravuga ngo Hezekiya aratakararira cyane, arira Uwiteka. Reka mbwire umuntu unyumva ngo senga, kambwire umuntu unyumva ngo imuka gato, kambwire umuntu unyumva ngo imuka gato, kuko ibyago byakomanga. Imuka gato, Imana yigarura. Imuka gato, niba waryamaga icyumweru cyose cyuzuye, fata n'ijoro rimwe uve ku gitanda upfukama. Niba waryamaga ijoro ryose iyandayande, ndabizi ko ubunaniwe, ufate iminota 5 saa 9 z'ijoro utanisi ikidrebe vol o nizande mari garidere yawa upfukame pia siko digo drebe vol ya Wilminia. Ngewe njya gutangira uyu mwaka, Imana yarambwiye ngo buri muntu wese asenge. N'ejo nawe babwiye mu kiganiro natambukije, ndota ndi kubwira abantu ngo nibasenge. Reka mbabwire, tugiye gusenga, ureke ibyo mwibwiraga, ureke ibyo twigiraga. Tugiye gusenga kugeza ubwo ijuru rizakinguka, tugiye gusenga kugeza ubwo amasengesho azaduhumuraho, tugiye gusenga kugeza ubwo uzajya kubona azajya usa n'amasengesho. Rita bibeze droveria, mwebwe muze online gusa. Tugiye gusenga kugeza ubwo Imana yigarura, ikigarura kuri ibyo byago, ikigarura kuri iyo nzara ikumereye nabi, ikigarura kuri uwo mwana wakunaniye, ikigarura kuri urwo rugo rwakunaniye, ikigarura kuri ubwo buzima bwakunaniye, ikigarura kuri umuryango wakunaniye, ikadosipiga droveria, ikigarura ku byago isi yari igiye kugira, ikigarura ku byago ibihugu byari bigiye kugira, ikigarura ku Rwanda rwacu, ikigarura ku Burundi bwacu, ikigarura kuri Aziya yacu, ikigarura muri Oceania yacu, ikigarura muri Canada ya. Imana ikigarura pia zave banga hidroria zikidiva, kandi bikamenyekana ko twasenze. Udushatse amasengesho akayabona, udushatse w'Imana akayibona. Umuntu yagushaka atavuga ngo uriya ni mumazi mu masengesho. Uwagushaka yagusanga he? Mbese ubundi ubarizwa he? Tugiye gusenga ntabwo twari twasenga. Ntabwo gusenga ari amagambo, tugiye kujya dusenga twigirije ubusa nta kurya. Niwicwa n'amasengesho tuzagushyingura, nta kibazo, tuzayapanga tuyasenga. Nta muntu wicwa n'amasengesho keretse ari ibitambo watangwa cyangwa ari igare ryawe ryaje. Hanjye numva ngo gusenza iminsi 5 ngo wapfa. Nge nasenze 7 nsenga 10 nsenga 15, narijya nta kintu ndya. Uragira ukamenyera. Dushobora guhura ndi mu masengesho iminsi 7 nta n'amazi nywa nubimenye, ndimo ngenda urabimenyera. Imana ikabana nawe. Ntabwo wambwira ngo uzanesha umara ukwezi urya ibirayi kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Ntabwo wambwira ngo uzabona Imana umara umwaka ugaheruka gusenga amasengesho asoza umwaka gusa. Ntabwo wambwira ngo uzahura n'Imana ugenda ubwira Imana ngo Mana undebe, ugiye kuryama Mana undebe. Nta mwanya ugirana n'Imana, nta mwanya ugira gusoma urwandiko rw'umukunzi wawe ariyo Bibiliya. Nta mwanya ufite Imana. Ufite umwanya wa WhatsApp, ufite umwanya wa TikTok,
TikTok igutwarira umwanya, iyo niyo uzarota. Ejo nurota bakuniga ngo narose banika, ubyuka undushye ngo nisobanure inzozi. Filime yagutwariye umwanya, nurota ibijyanye na filime, urimo urareba filime z'urukundo ziri romantike, babonye abasomana n'abasambana n'abagira gute, mu kanya n'ubirota ubyuka uvuga ngo narose nsambana. Wahaye umwanya Imana, ibyo bintu ntibyagenda. Nugira indirimbo igufasha, nugira ijambo rigufasha, ibyago nibiza ngo pasiteri ngo ngira ku musozi, ngo pasiteri ngo mpeka. Yo Yesu yajyaga Imana yari gutuma abantu cyagiye kubakora ibitagazo, baza ngo ufite iki muntu. Abantu gukorera Imana barivuyeho, babihari iby'abapasiteri nabyo ntabwo abantu bakemera ko turi abakozi b'Imana. Ishwe Hezekiya agira ibintu atangara, abwira Imana ngo ngiye twaragendanye, wibuke ibintu nakoze, igarure. Ugiye gushingira ku masengesho n'ibintu wakoze n'imigambi ufite ku Mana, ubundi Imana yigarure. Welazi kositare margarde, Imana yigarure. Mwitegure tugiye gusenga, mwitegure tugiye kubatangariza amasengesho. Tumaze iminsi tuyasenga, ariko ubu noneho Mwuka yarambwiye ngo nidusenge. Nta munyagara w'isengesho, ntawe usenga kimwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Imana wagize amahirwe ikongera imyaka yo kurama, uriho urayitura iki? Wagize amahirwe iguha abantu, uriho urayitura iki? Mureke dusenge, tugiye gusenga, Imana yigarure. Tugiye gusenga kugeza ubwo Imana yigarura. Bivuga ngo nuko Yesaya atari yagera mu mujyi, atari yagera iwe, ngo yumva ijwi rimubwira ngo yewe Yesaya we subirayo, genda ubwire Hezekiya ngo gusenga kwawe ndakumvisha, gusenga kwawe kungezeho, gusenga n'amarira yawe bingezeho, genda umubwire ngo ndigaruye. Tapia zari kotel trabe for ya winima, ndigaruye nsubije y'urupfu, ndigaruye nsubije y'amarira, ndigaruye nsubije y'ibyago. Ikinyo cyari cyateguwe, amarira yari yateguwe, amarira bari doke byamaze kurangira ko nanjye wari bavuze. Ariko Hezekiya we ndigaruje kubwisengesho byawe, kubw'imihigo ufite n'uburyo unyiyeretse, ndigaruye. Genda umubwire ngo mu minsi 3 ndakwereka igitangaza. Kubwo kwigarura kwanjye ndagukijije, mwongera imyaka 15. Ntabwo wari gupfa, ntabwo nikore ngo uyu munsi, ariko ntugipfuye urupfu ndarwirukanye, nirukanye ibyago. Imana nusenga hari bigiye kwigizayo, irabyigize mu muryango, irabyigize ku mubiri wawe, irabyigize mu gihugu, irabisconsidere, irabyigize ku isi. Mureke duhaguruke dufatane, tumere nka kwa kundi Huri na Aroni bagiye gufata amaboko ya Mose ngo barasenga, Abisirayeli baratsinda. Isi nidukunda abavandimwe, isi ntabwo twishimiye, isi niyishimiye ikiremwa muntu, isi niyishimiye umwana w'umuntu, isi niyishimiye umwana w'umuntu, kuko n'ubutunzi Imana yashyize ku isi ni miruwari y'Imana. Ntabwo isi kwishimiye, Satani ntabwo kwishimiye. Mureke dufatane umurunga witwa gusenga. Nidusenga hari ibintu bizaba, nidusenga urugo ruzatera imbere, nidusenga turabona amajyambere mu gihugu, nidusenga intambara zirashira, nidusenga amatiko arashira, nidusenga impuha z'intambara zirashira, nidusenga amasasu turi kumva hirya no hino araceceka, nidusenga ihangana turi kumva hirya no hino zirashira, nitudasite bavo, nidusenga imigambi mibi yose yagiye kutwataka iraceceka. Wele considere before ya winima, sinjye ubyadukanye. Uze gusoma Bibiliya, iyo ibyago byateraga abami baragukaga bavuga ngo nimushake abagabo basenge n'abagore bazi kurira basenge. Sinjye ubizane, muze gusoma igitabo cya Yona. Yona yaragiye abwira abantu b'Nineve, arababwira ngo minsi 40 murarimbuka. Umwami arategeka aravuga ngo kabone n'ingurube n'imbwa n'ihene n'inkoko n'inkwavu, aravuga ngo n'amapusi amatungo ni byose ngo byiyirize iminsi 3, ngo hari Uwiteka yakwigarura akadukiza umujinya n'ibyago bya bigiye kudutera. Akutitaze voberda rowimangaza kote jesikoze dere ya winima. Wikwishinga biringiye amaboko yabo, wikwishinga biringiye ubwenge bwabo, wikwishinga biringiye. Reka nkubwize ukuri, twagiye tubona abo byagiye babigira ariko ntibigire icyo bimara. Twagiye tubona ababyiringira yewe n'ubutunzi arigiye utagira icyo bumara, bukanyanyarika bukabibwa n'abataraburuhiye. Ishingikirize ku Uwiteka, ishingikirize ku Mana ishobora byose, ishingikirize ku Mana ivuga bikaba, ishingikirize ku Uwiteka Imana nyiringabo. Umugire inshuti, umugire umwami, umugire umuyobozi w'ubuzima bwawe, umugire umuyobozi w'ubuzima bwawe, umugire imbaraga.
razarakota, umugire ibyiringiro. Viscosidreri agiye kwigarura kuri iyo kanseri, agiye kwigarura kuri iyo diyabete, agiye kwigarura kuri iyo sida, agiye kwigarura kuri ibyo bintu byakugoye. Ni ukuri kw'Imana agiye kwigarura, kandi urabona ikimenyetso mu minsi 3. Urabona ikimenyetso mu minsi 3. Ibindi urabona mu minsi 3. Nuko Yesaya yamuhanuriye arababwira ngo ku munsi wa 3 uzaba wakize. Muri iyi minsi 3 ugiye kubona ikimenyetso. Mu minsi 3 urabona ikimenyetso cy'uko Uwiteka Imana yigaruye ku gihugu cyawe, ku muryango wawe, ku bana bawe, ku buzima bwawe, mu gakiza kawe, mu kazi kawe, mu nzira zawe. Urabona ko Imana yigaruye. Nuko Uwiteka avuze. Reka dusenge, wongere usenge munyarwanda, Murundi, mu Tanzania, aho uri hose ku isi usenge Imana yigaruye. Kuko aho uri si mu ijuru, muri Canada si mu ijuru, si n'ikuzimu, wenda ngo ntabwo uzongera kubabara. Mwana ngo wagize ahacecekerwa oya, nta bintu bitakomanga, warira kandi abandi banezerewe. Mana mu izina rya Yesu, uyu muntu umusabiye imbaraga zo gusenga kugira ngo wigarure. Ndamusabiye Mwami, kandi ujya wigarura. Imbaraga zawe nizibe kuri we. Ndamusabiye kugira ngo imbaraga z'Uwiteka zimutwikire mu izina rya Yesu. Amen. God bless you.